baturage muturi umudugudu wa Kazumya mbaye mbashimiye kubwitabire bwanyu. Muzi ko tumaze iminsi dufite ikibazo cy'ifuku, twaratewe n'amafuku tukaba twarabuze umusaruro. Ubu tukaba twaratumije inzobere kuva mu mahanga ubwiriza ibigisha ukuntu mwatega amafuku umusaruro wanyu ukongera ukaboneka. Mugihe rero tukibategereje twakabaye twumva ku bibazo bike bike naba mutubaza. Ikibazo ese umuzungu azatuzanira ibikoresho byo kuzitega cyangwa se azatuzanira abantu bo kuzitega cyangwa se nitwe tuzabyikorera? Azabigisha uburyo bazitega anabibereke. Reka duhe n'ibikoresho. Ibikoresho birahari, ni mu gihe ikibazo. Ni ikibazo nari mfite. Ikibazo mfite kirekana nk'amudugudu kazavuganira bakayishyura n'imirimo hanze ko nsigariye aho ngaho. Oya uguretse turaza kubi ubundi. Murakoze bwana muyobozi. Ese nunganiye uyu nguyu, ese imyaka twahombye uwo muzungu azaza yitwishyure cyangwa nuko twigisha uko bazitega gusa? Murakoze. Ikibazo giteye umusaruro mwarawuhombye, ariko ukundi bimeze ni ukugira ngo ubu butaha azabe yarabigisha ukuntu muzitega, ubu butaha mutazahomba. Murakoze bayobozi kuma ijambo. None se imisaruro yacu yarahombye kandi ku isoko bazamuye ibiciro, azanaduha amafaranga yindutse y'akababaro tujye kugura umusaruro ku isoko ko yuriye ku isoko. Tuzareba ukuntu tuvugana no mu karere, bareba ukuntu batuvuganira. Murakoze bwana muyobozi w'umudugudu wa Kazumya. Nari mfite akabazo nashaka kukubwira. Ninjye musiribateri wo muri uyu mudugudu wacu wa Kazumya. Turabizi. Urabona rwose nanjye hano umutima buri kundya. Nabuze umubebe muri uyu mudugudu wacu wa Kazumya. Amaserivisi uwo muzungu wacu akanshakira akabibi yo hakurya mu mahanga, nanjye wenda nkareba ko ariho nabona. Nicyo kibazo nabazaga. Murakoze. Yeah, really? Really? Noneho ndi kubona babashitsi twadutegereje baje, twabaha ikaze n'amashyi menshi. Baturage twari duteraniye hano, umushitsi wo twari dutegereje kuva imahanga akaba yahageze, akaba yavuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Amashagari mu mugi wa Bushombori. Tukaba twahangungumanga ijambo akadusobanurira abo bashitsi. Murakoze baturage bo mu mudugudu wa Kazumya. Umushyitsi mwari mutegereje rero n'uyu nguyu yitwa Garso Bombo, akaba ari kumwe n'umufasha we Dudu. You are welcome Mr. Garso Bombo. You are welcome. Okay, thank you. Good morning everybody. Ngo muraho mwese, muraho. I'm coming from United States, Mashagari. Avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Mashagari. Capital Bushombori. Mu murwa mukuru wa Bushombori. My name is Garso Bombo. Yitwa Garso Bombo. I come to teach you to take his fuku. Waje hano kugira ngo abigishe guteka ifuku. My friend, if you
if you go to take the fuku, inshuti zanjye iyo ugiye gufata ifuku you go to the forest. ujya mu ishyamba You go to the forest. ukagenda ukajya mu ishyamba You tolerate. ugakata ibiti My friend, you tolerate. inshuti zanjye ugakata Very, ibiti very good. You tolerate. neza cyane You songorate. ukabisongora You songorate very nice. ukabisongora neza And you shishurate. ukabishishura You shishurate. ukabishishura Shishura. ukabishishura And you shan't chain. ukabishinga hasi Yeah. You shan't yego chain. ukabishinga neza hasi You finish your shan't chain. urangije gushinga ibiti hasi You put its kamba ngofo. ugakurura umugozi n'ingufu You put its kamba. ugakurura n'ingufu It's fuku calm. ifuko noneho ikaza It's mushbook standard. umushibu ukayisamura Your fuku die. ifuko yawe igapfa You take your fuku. ugafata ifuko yawe You go to test is goma. ukajya kuyiteza igoma Thank you very much. Bye bye. murakoze cyane murabeho